Muri iki gihe turimo kigiye cya nyuma kigiye ibimenyetso byose byo kuza kwa Yesu Kristo bigaragara kuvuga ngo isi abigeze ibimenyetso byose birerekana ko hari cyenda kubaho. Biravuga ko igihe umwami Yesu azaba yenda kugaruka abayuda bazaba basubiye mu gihugu cyabo, Yerusalemu izaba iri maboko yabo. Hano ndavuga Yerusalemu y'Iburasirazuba ariyo Yesu yasize. Uyu mwanya mbabwira Iran yararahira arengwa ko izaruhuka itsembye Israel. Ibi ni ibintu bihari mu buryo za ambasade zose za Israel ku isi yose zirarinzwe mu buryo bukomeye cyane. Ikindi mbwe kumenya nuko Iran umuhanuzi Ezekiel yavuze ko izaba iri kumwe n'Uburusiya. Ibyo nukuri uno munsi. Hanyuma bazari kumwe na Syria, nabyo nukuri uyu munsi. N'ibindi bihugu bitandukanye Bibiliya yagivuga. Situation isi irimo ni situation yahanuwe n'ijambo ry'Imana. Ibi rero ni bitwereka ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Uryizera ntabwo aba yaribeshye, kuko yayivuze niyo irasohoza ibyo yavuze. Umwami yenda kugaruka gutwara itorero. Itorero rizaba ryarinjiwemo n'isi. Ahubwo Bibiliya ivuga ko Yesu azasanga itorero riri mu muriro w'ububyutse, nk'uko abantu bamwe bajya babyigisha. Bibiliya ihanura ko Yesu azasanga itorero ryarivanze cyane. Perseverance ni ukwihangana, ariko ukwihangana gukora. Ntabwo ari ukwihangana gutegereje, ni ukwihangana gukora kugira ngo intego izagerweho. Kuko n'abakristo ntabwo bazi isi ibyayo. Uwayiremye arababwira ariko ntibashaka kubyemera. Iyi si ntabwo igendeshwa n'Umwuka Wera. Hisi igendeshwa n'imbaraga z'umwijima. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Turasoma muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 11. Nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Mube ariko namwe mwihangana, mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Nimwitotombane bene data, mudacirwaho iteka, dore umucamanza ahagaze ku rugi. Abahanuzi bahanuye mu izina ry'Umwami Imana, mubakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana. Mwibuke yuko abihanganye babita abanyehirwe. Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi ibyo Umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Amen. Amen. Mu ndangagaciro Bibiliya ivuga ko umukristo akwiye kuba afite, murabizi Abakorinto wa mbere 13 umurongo wa 13 baravuga kwizera, ibyiringiro n'urukundo. Ibyo ni indangagaciro z'umukristo. Mu ndangagaciro rero z'umukristo ntabwo ari izo gusa, hariho n'izindi turi buganireho uyu munsi kandi zikenewe cyane muri iki gihe turimo kigiye cya nyuma kigiye ibimenyetso byose byo kuza kwa Yesu Kristo bigaragara. Kuvuga ngo isi abigeze ibimenyetso byose birerekana ko hari cyenda kubaho. Bibiliya rero iravuga ko Yesu Kristo ari hafi kugaruka, ariko mbere turabizi ko azabanza agaruke gutwara itorero. Hanyuma namara kuritwara
azongera agarukane n'abera bose kugira ngo yime ingoma ye muri iyi si nyine, ingoma y'imyaka 1000. Ibimenyetso rero Bibiliya yavuze imyaka ibihumbi n'ibihumbi turiho turayibona. Ibi rero biraba ku isi uyu munsi, ntabwo ari ibintu byikora, ni ibintu Bibiliya yavuze kuva kera. Nabibutsa bimwe kubera ko Bibiliya ivuga ko tukwiye kuzahora twibutsa igihe cyose itorero kugira ngo bakomeze guhanga amaso icyo Imana yabahamagariye muri Kristo. Cyambere biravuga ko igihe umwami Yesu azaba yenda kugaruka, abayuda bazaba basubiye mu gihugu cyabo, Yerusalemu izaba iri mu maboko yabo. Hano ndavuga Yerusalemu y'Iburasirazuba ariyo Yesu yasize. Kuva muri 67 Yerusalemu iri mu maboko y'Abayahudi, nubwo umusozi w'ingoro badafite uburenganzira bwo kugira ngo bubake ingoro yabo igira gatatu, ariko ubuhanuzi bwarasohoye. Haleluya! Kuva mu mwaka 48 Isirayeli iri mu gihugu cyayo, nyuma y'imyaka myinshi cyane hafi 2000 idafite gakondo, ariko uno munsi ni ukuri kw'ijambo ry'Imana kwasohoye. Ibindi Bibiliya ivuga ko hazaba intambara z'uburyo bwinshi. Uyu munsi nta muntu arinda kubikwigisha, urayibona. Intambara yo muri Ukraine imaze imyaka isaga 2, ni ikimenyetso kimwe mu bimenyetso byerekana yuko isi yinjiye mu kindi gihe kidasanzwe. Intambara yo muri Isirayeli nayo ikomeje, ikaba nayo ari intambara itoroshye kubera yuko yitana ubuzima bw'abantu benshi ndetse n'ibintu byinshi. Iriya ntambara nayo ni ubuhanuzi. Ni ukuvuga ko Bibiliya avuga ko Yesu igihe azaba yenda kugaruka hazaba intambara mu mahanga, mbere y'intambara y'isi yose ya nyuma ariyo Yesu azaza guhagarika, ariko hazaba intambara mu bice bitandukanye by'isi. Rero igipimo tureberaho ni Isirayeli, nayo iri mu ntambara. Uyu mwanya mbabwira, Iran yararahira arengwa ko izaruhuka itsembye Isirayeli. Ibi ni ibintu bihari mu buryo za ambasade zose za Isirayeli ku isi yose zirarinzwe mu buryo bukomeye cyane, kandi n'abaturage ba Isirayeli bariteguye mu buryo bose bagiye babahaza maske za kingira intwaro za kirimbuzi Iran ishobora gukoresha, no kubabwira ukuntu bakwiye kwihisha nibumva za sirene zabo zivugije, bamenye ko intwaro ziyo zirajugunywa, birukanke ahantu bakwiye kwiproteja bakambara n'izo maske. Kuvuga ngo Abisirayeli bari mu bihe bidasanzwe mu buzima bwabo buri munsi. Ikindi mukwiye kumenya nuko Iran, umuhanuzi Ezekiel yavuze ko izaba iri kumwe n'Uburusiya. Ibyo ni ukuri uno munsi. Hanyuma bazari kumwe na Syria, nabyo ni ukuri uyu munsi, n'ibindi bihugu bitandukanye Bibiliya yagiye ivuga. Tujye rero mu byerekeye imibereho y'abaturage ku isi. Bibiliya ivuga ko mu gihe cy'iherezo Yesu yenda kugaruka, abantu bazaba bahangayitse. Abatuye isi muri icyo gihe bazaba bugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane, mu buryo abantu bazaba mu buzima bwo guhangayika kubera ibintu babona, bakibaza n'ibyenda aho bigana nibategereje. Nibyo bita l'angoisse des nations. Ibyo rero uno munsi ni ukuri. Ikindi rero tukiye kumenya, Bibiliya yahanuye ku byerekeye ihindagurika ry'ikirere. Bibiliya yahanuye de cataclysme, ni ukuvuga ngo ibiza. Uyu munsi rero ni ibintu bigaragara. Turi mu kwezi kwa kangahe? Niko kwari gusanzwe? No. Wagira ngo turi muki? None wibaza ko ari iki?
nimwumva uruzuba ahandi imyuzure kubera yuko za barafu ziri mu mpera z'isi mu mapole ziriho zirashonga, amazi yagita, nivo y'amazi y'inyanja ikazamuka bikazana imyuzure. Hari n'abavuga ko ubwira kabiri bwabaye muri iyi minsi, mwarabwumvise, bwabaye eclipse totale mu bice bya za Amerika, za Canada, muri bice bya hariya. Ubwira kabiri bukamara hafi amasaha 2. Nabyo mu bisanzwe ni phénomène naturel, ariko iyo ifite icyo ivuga. Ni kuvuga ko ubwira kabiri bwarabaye bumara igihe kidasanzwe. Mu bisanzwe ubwira kabiri nka buriya bwitwa eclipse totale du soleil, mu bisanzwe igaruka buri myaka 10. Ariko iyi yo ije muri contexte y'ubuhanuzi. Uhita wumva Yesu yavuze ngo hazaba n'ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku isi. Ibyo biramye n'ibindi bimenyetso. Hariho n'ibindi bimenyetso biri buze bifata ku bintu bituzengurutse. Ni ukuvuga ngo rero nureba ijambo ry'Imana, hari n'ikindi hazabaho na za virus zitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero situation isi irimo ni situation yahanuwe n'ijambo ry'Imana. Ibi rero nibitwereka ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Uryizera ntabwo aba yaribeshye, kuko iyo yayivuze niyo irasohoza ibyo yavuze. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Aho rero ni bimenyetso bitandukanye, none ibimenyetso ku itorero, dako ubuhanuzi ku itorero. Ibyo n'ubuhanuzi in general, en general muri Bibiliya. Katurebe rero mu buryo bw'umwihariko ku itorero. Ubuhanuzi wa Bibiliya uvuga ku itorero. Bavuga ko uko umwami yenda kugaruka gutwara itorero, itorero rizaba ryarinjiwemo n'isi. Twarabyigishije kuwa gatatu. Isi izaba yaraseseye mu itorero, mu buryo imico y'isi niyo izaba no mu itorero, mu buryo bizaba bigoye gutandukanya umwana w'Imana w'ukuri n'utari umwana w'Imana. Ishusho y'itorero Yesu yavuze, cyangwa ijambo ry'Imana ryavuze, yaba binyuze mu mwami, yaba binyuze mu ntumwa ze n'abahanuzi be muri Bibiliya, ntabwo Bibiliya ivuga ko Yesu azasanga itorero riri mu muriro w'ububyutse nk'uko abantu bamwe bajya babyigisha. Bibiliya ihanura ko Yesu azasanga itorero ryarivanze cyane, ariko kuko Imana itaneshwa, umugeni ntizamubura. Ni ukuvuga ngo abana b'Imana b'ukuri ntibazabura, ariko hazaba higanje abantu biyitirira izina rye ariko batagenda uko ashaka. Uyu munsi rero niko bimeze. Hazaba hariho rebellion mu itorero, kwigomeka ku Mana, kwigomeka ku buyobozi bw'itorero, kwigomeka ku ijambo ry'Imana. Abantu bazaba ari abantu bitoroshye ku Mwuka Wera bayobora, ibyigenge niko batubwira. Ibyo rero mu itorero naryo niko bimeze. Vuga ngo nureba rero mu mpande zose z'ijambo ry'ubuhanuzi bwa Bibiliya, nta na kimwe wavuga ngo kirasigaye tugitegereze. Hasigaye kwitega impanda gusa, hanyuma ibindi bigakurikira nyuma y'impanda. Rero umuntu
azi ko ijambo ry'Imana ari ukuri akwiye kwitonda muri ibi bihe, kwitonda, kwisuzuma, kubera yuko ibi ntabwo ari ibihe bisanzwe. Amen. Ntabwo ari ibihe bisanzwe. Ntabwo twavuga ibimenyetso byose ngo tubirangize mu mwanya ungana gutya, ariko ubuhanuzi buranavuga ko imiryango izaba ihagaze mu gihe cy'ugaruka kwa Yesu Kristo. Imiryango, families zaba zihagaze gute? Bibiliya yawe irabivuga. Ruvuga ngo ikintu cyitwa imiryango kizaba cyarataye indangagaciro. Indangagaciro hagati y'umugabo n'umugore, indangagaciro hagati y'abana n'ababyeyi, indangagaciro zaba zaratakaye. Indangagaciro umuryango ukwiye kubakiraho, structure Imana yashizeho y'umuryango, uko Imana yavuze umuryango kugira ngo ube mu mahoro, ube muri harmonie, ugire ube umuryango aho umuntu wese urimo yumva ko aguwe neza. Ibyo bintu bizaba byarabuze, Satani azaba yarabitwaye mu buryo abana bazigomeka ku babyeyi. Mwabyumvise? Ababyeyi nabo bibananire ku bana, kubera ko umwuka uzaba urasenya indangagaciro mu isi, uzaba urazisenya no mu miryango. Uyu munsi ntabwo turinda kubisobanura. Uyu munsi ingo ziragiramiwe, ni ku isi yose. Nuvuga ngo n'abantu bakora mariage ntibitinda, bihita bisambuka. Mu Bufaransa statistique imibare iravuga ko benshi ntibagishaka no kubaka, ntibagishaka no kurongora no kurongorwa. Kandi si ho honyine, ni ibimenyetso bigaragara ku isi. Mu Buyapani ho byarazambye kera, mu buryo bibaza ku Buyapani hatinze gato bazabura n'abaturage kuko ntabwo bakinabyara. Ruvuga ngo rero isi uko wayifata kose muri analyse, mu kuyireba, mu kuyiga, mu bushakashatsi wakora, wabona ko ijambo ry'Imana n'imburizi ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Amen. Isi iragenda ifata ishusho neza neza ya Sekibi kuko niwe mutware wayo. Nimurebe intera bibe birafata iby'ubutinganyi. Ibihugu byinshi ku isi bigenda bishiraho ubwo burenganzira bw'abantu bahuje ibitsina bakabana. Noneho hariho n'ikindi, intera iragenda iba nini ku byerekeye uburenganzira bwo gukuramo inda. Nabyo biragenda bifata intera komeye. Ibindi n'uburenganzira bwo kurangiza ubuzima bwawe, nimubona urwaye igihe kirekire ukabona yuko bikugoye, ukabona yuko wenda utazakira, uburenganzira bw'uko wabwira abaganga bakakurangiza. Ibyo byose rero ni ibimenyetso kuko c'est porter atteinte à la vie. Ni ukuvuga ngo ntawe ufite uburenganzira bwo kwambura ubuzima icyo Imana yahaye ubuzima, ndio navuga hano umuntu, kiretse yawumuhaye. Ibi rero ni iherezo ry'isivilisation turimo, ni iherezo y'isi yacu turimo. Iyo vuze isi simvuga amabuye n'ibiti n'amashyamba, ndavuga ibyerekeye societe y'abantu, ibyo bubatse gweze no munsi biro biragenda bigera ku iherezo. None twebwe ikitureba niki? Kitureba rero ni byerekeye urugamba turimo, urugamba rwo kwizera, urugamba rwo gukiranuka. Turarurwana dute muri isi aho
cyane cyane umukristo yugarijwe n'izindi ntambara zitari rusange, kubera yuko we ashaka kuba nk'uko Imana ishaka, hamwe n'izindi ntambara asangiye n'abandi bari ku isi z'ubuzima bwa buri munsi n'ibiteye ubwoba bihari n'ibizaba. Ariko umukristo afite n'izindi ntambara ze abandi batari abakristo badafite. Ni intambara zo kubaho nk'uko Imana ishaka muri iyi si, irwanya kumenya Imana. Urumva ko we afite intambara mu nzego ebyiri. Hari urwego rwa mbere, intambara asangiye n'abandi bose bari ku isi. Iyo ibyago bize ku isi n'umukristo nawe bimugeraho. Covid yarateye 19 n'abakristo yabigezeho. Bivuga ngo hariho des épreuves cyangwa ibigeragezo dusangiye n'abari ku isi bose. Hari n'ibyo umukristo afite mu byo bw'umwihariko, kubera ko Satani amutagitinga, Satani amufitiye umujinya, kubera yuko atemera ingoma ye, atemera igitugu cye, ashaka kubaho nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Icyo gihe rero afite intambara zo mu rundi rwego zitari za rusange. Kugira ngo rero izi ntambara rero tuzineshe, kugira ngo umwami azasange tutishushanyije n'isi, kugira ngo azasange imitima yacu iboneye, tumutegereje nk'uko abishaka, tumeze koko nk'umugeni yiteguriye umukwe. Hari ibintu mu ndangagaciro z'umukristo nshaka kuvuga ebyiri, ariko mu Kinyarwanda biragoye kubera ko ni ijambo rimwe rikoreshwa muri zo ndangagaciro ebyiri. Hariya twasomye ngo umuhinzi agira gute, odironge dusubiremo. Nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Amen. Nishaka tukubizaho, hari ijambo ryitwa kwihangana. Yakobo yafashe urugero rw'umuhinzi. Iyo amaze guhinga, yamaze gutera, yamaze gukorera umurima n'ibyo yahinze, ibyo bimusaba ngo ategereza yihanganye. Hano ni sawa, ijambo rikoreshwa hano ngo ni patience, sibyo? Soyez donc patient, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Patience. Patience ni bavuze kwihangana. Hari irindi jambo bibiri bukoreshe, ariko mu Kinyarwanda kandi bagakoresha patience, bagakoresha kwihangana. Niyo mpamvu kenshi abakoresha Bibiliya gusa Kinyarwanda birabacika ntibamenye la portée iby'Imana ivuga. Hano rero mufate patience égale kwihangana. Ngo mwihangane, umwami wacu ari hafi, mwigire ku muhinzi. Yamaze gutegura, yamaze guhinga umurima we, agatera ibyo ashaka gutera, ngo arihangana kugeza aho umurima we uhabwa imvura zo mu buryo bubiri twavuze hano. Imana ishimwe. Arindi jambo rero nshaka ko twumva umwami yavuze, Luka 20:19. Nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Amen. Nimwihangana hagarutse reka twumve rero hano iryo jambo bavuze kandi kwihangana. Umviriza. Par votre persévérance vous sauverez vos âmes. Hano hariya muri Yakobo bavuze patience, sibyo? Hano bavuze perseverance. Ariko Kinyarwanda cyakoresha ijambo rimwe hose. Umuhinzi bavuze ko akwiye kugira patience. Ariko ngo umukristo mu bigeragezo ngo ategereza umwami we ngo akwiye kugira perseverance, ntabwo bavuze patience. Nicyo kimwe na Matayo 24 umurongo wa 13.
turashaka kuvuga kuri ayo magambo abiri, patience na perseverance, kuko nigomeza kuvuga kwihangana ntimuza kumenya itandukaniro. ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Amen. Bavuze kandi kwihangana. Wowe wakwibaza ko ari bikimwe, si kimwe. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Uzihangana ngo akagera ku iherezo niuza kizwa. Ese uku kwihangana kuvugwa hano muri Matayo 24:13 no muri Luka 21:19, na kuriya kwihangana kuvuga muri Yakobo ko umuhinza ari yihangana, ese ni bimwe? Ese ni kwihangana kumwe? Ukwihangana kuvugwa muri Yakobo 4:7 n'uwa 8, ese ni kimwe? Cyo Mariya 8 bamaze kutubwira ngo twigire ku muhinzi. Mube ariko namwe mwihangana, mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Amen. Amen. Umva rero kugira ngo bitahure neza, kuko navuze ngo ibintu bibiri tutabifite muri iki gihe, n'iyisi ukuntu iragenda, ntabwo umwami atinze gato, ntabwo ari benshi baza bakiri mu nzira, umwanzi azaba yarabigaruriye. Bajuise. Umva rero kurikira, patience cyangwa patience mu Cyongereza, patience ni mu gihe uri mu bibazo, uri mu ngorane, uri muri situation ikomeye, mu bibazo, noneho ugatuza uzi yuko igihe kizagera birangire. Iyo ni kwihangana. Donc la patience to turavugana, nuvuga ngo uri mu hebiko bigukomereye ku mpamvu zitandukanye, noneho ugatuza muri ibyo bihe utegereje kuzabisohokamo igihe nikigera. Iyo niyo patience. Patience is the capacity to endure difficult situations. Ni capacity igushoboza kwihanganira ibyo urimo. Niryo jambo kwihangana. Kwihangana no gutegereza igihe ibyo bibazo uzabivamo. Birumvikana? Ariko perseverance si icyo. Niyo mukwiye kumenya ko ayo magambo ntago yitiranwa. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda bakoresha ijambo rimwe. Mwabonye ko Bibiliya hano nasomye uwitwa Louis II yavanye mu Giheburayo avana mu Kigiriki ashira no mu Gifaransa, aratandukanya ubwo buryo bwo kwihangana twabwiwe. Patience rero uri mu bibazo, noneho urategereje igihe uzabivamo, urategereje, ufite imbaraga zigubashisha gutegereza. Perseverance ni iki rero? Ntabwo ari kwihangana gusa. Perseverance ni uvuga ngo haba hariho intego uriho, haba hariho objectif uriho, haba hariho icyo wiyemeje urakurikira, hari intego iri imbere yawe, hari intego y'ubuzima bwawe, noneho ugakomeza iyo ntego nubwo hahaguruka iyo bita opposition, nubwo ahaguruka ibishaka kugutesha iyo ntego ngo uyiveho usubire inyuma, fata indi nzira, iyo ntego uyireke, ariko ugakomeza ugahangana n'ibyo bibazo, ugahangana n'iyo opposition,
nubwo yaba imeze gute, kuko ushaka byanga bikunda kuzagera kuri ya ntego. Iyo niyo perseverance. Ntabwo rero wahita kwihangana gusa. Ni ukuvuga ngo ubishatse, ni ukuvuga ngo perseverance ni ukwihangana, ariko ukwihangana gukora. Ntabwo ari ukwihangana gutegereje, ni ukwihangana gukora kugira ngo intego izagerweho. Murabyumva? Mwabyumvise? Amen. Umuhinzi amaze gukora byose, arategereje, arihanganye, arizera ko imvura izaza, ibyo yateye bizamera. Ariko ku byerekeye kwa Yesu Kristo, amen, ibyerekeye kuzagera ku ntego yatumye Yesu aduhamagara, ntabwo ari ijambo patience rikoreshwa. Ntabwo ari gutegereza gusa ngo Yesu azaza. Bakoresha ijambo perseverance. Perseverance mu Cyongereza ni ukuvuga ngo ni imbaraga muri wowe zituma unesha ibintu byose byakwitambika imbere yawe ngo bikubuze intego Imana yagushize imbere muri Kristo Yesu. Abantu benshi rero ntabwo babitandukanye. Bazi yuko bategereje Yesu. Iyo niki ni patience. Oyisi. Ariko icyo Yesu adusaba ntabwo ari patience muri iki gihe. Ni patience mu buryo bwo kurwana urugamba, ugakura mu nzira buri kintu cyose cyakubuza kuzagera ku ntego. Kandi iyo ntego Yesu yatubwiye ngo c'est en persévérant que nous sauverons nos âmes. Ngo ni ukurwana urwo rugamba kugeza ku iherezo, ngo niho tuzakiza ubugingo bwacu. None umuntu afite patience gusa ntagire perseverance, nibiki bizamubaho? Azageraho Satani amuvane mu nzira, kuko ntabwo ararwana. Ntabwo ariho ararwana urugamba, arategereje. Patience ni ukuvuga ngo utegereje ko igisubizo kiva ahandi, utegereje gusa ko gutabarwa kuva ahandi. Muri patience ariho notion ya passivité, ariho kuba utegereje. Ariko perseverance ntabwo ari passivité, ntabwo uvuga ngo ndategereje Imana izamitsinzi hano. Ariho gutegereza, ariko umuntu ari ku rugamba. Urazi yuko Imana yaguhamagaye muri Kristo Yesu kuzakiranuka kugeza ku iherezo. Urazi ko muri Kristo Yesu, haleluya, hari imbaraga zikubashisha kunesha isi, kunesha kamere, kunesha n'umutware w'isi wa Satani. Urazi ko Yesu yaguhamagariye kunesha kuko yanishije mu mwanya wawe. Urazi neza yuko ibyaza byose nubwo byaba bikanganye ntabwo bifite imbaraga kurusha umwami wizeye. Urazi ko uri muri wowe ni mukuru kuruta uri mu isi. Ibyo byose rero bituma nawe winjira muri iyo dinamike y'urugamba, muri uko kurwana iyo ntambara yo kwizera, iyo ntambara yo gukiranuka. Rero muri iki gihe turimo, aho isi ikomeza kuba gushaririza ubuzima bw'abari ku isi, la diversité devient de plus en plus forte. Ibiturwanya bikomeza kuba byinshi muri iyi si. Ibirwanya gukiranuka, ibirwanya ukuri, ibirwanya gukunda Imana, ibirwanya gukora ibyiza Imana idushakaho. Izo mbaraga ni nyinshi muri iki gihe, zakomeza kuba nyinshi. Ntabwo ari patience rero izakubashisha kunesha ibyo byose. Ntabwo ari gutegereza gusa ngo ndihanganye. Nuko ukwiye kuba uri patient, yego wihanganye, ariko ukaba uri ku rugamba, ufite decision, ufite kwiyemeza yuko icyaguruka cyose uzakirwanya, ntabwo kiza kuvana mu nzira y'agakiza. Uko cyakwitwa kose, uburyo cyazamo cyose,
ntabwo uzemera ko iyo ntego satani ayigutesha. Iyo niyo perseverance. Perseverance c'est une foi active. Ni ukwizera kuri fighting, kwizera kuri mu bikorwa. Ariko abakristo benshi bibereye muri patience, kwihangana. Nashaka kubaza rero wowe ufite iki muri ibyo bibiri? Mu bitandukanizo Kinyarwanda byose kibita kwihangana, ariko nabasomeye hano ku muhinzi bavuze patience, ngo tube patient. Yakobo mu gutangira urwandiko rwe niryo jambo tangira, nasoma Yakobo igice cya mbere ku murongo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa kabiri kugeza ku wa kane. Bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Gutera kwihangana. Ko kwihangana ndaza kubabwira hano uko ariko. Ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Amen. 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 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ano bakoresheje patience, kwa kwihangana twavuze mbere kwa wa muhinzi ategereje yamvura. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Iyi patience muvise, uyu mukristo ari mu bigeragezo bitandukanye, none asabwe kwihangana. Kwihangana azi ko Imana izamukira akanzu. Imana izazana exit, asoke. Iyo ni patience. Uvuga ngo urategereje isaha y'Imana kugira ngo Imana ishire iherezo kuri ibyo bigeragezo. Ariko kubyerekeye kugera ku ntego y'agakiza k'ubugingo bwacu, Yesu yakoresheje persévérance. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui sera patient jusqu'à la fin sera sauvé. Ntabwo yavuze ngo uzihangana muri bwa buryo bwo gutegereza gusa niwe azakizwa. Perseverance. Nari ya Luka twasomye 21:19 nabo bakoresheje ijambo ryitwa perseverance. Persévérance. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ntabwo yavuze ngo par votre patience, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance. Ngo mu kwihangana kurwana urugamba niho muzakiza ubugingo bwanyu. Reka tubishire mu Kinyarwanda. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Nivuga ngo ku rugamba murimwo go kwizera. Amen. Haleluya. Mwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Nivuga ngo nukwihangana kutari kurera amaboko, nukwihangana uriho urarwana urugamba. Amen. Kuko ukwihangana kuba gukenewe no muri perseverance. Kubera iki? Kubera yuko mu gihe urarwana urugamba intego ntabwo urayigeraho, birasaba rero ko wihangana. Rero vuga ngo umukristo muri iki gihe turimo akeneye patience, akeneye perseverance. Imana ihabwe icyubahiro. Akeneye kwihangana, haleluya, kugeza kwiherezo, ariko akaba ari mu urugamba arwana nibishaka kumuvana kuri iyo ntego. Kuko intego Yesu yayitubwiye, par votre persévérance vous sauverez vos âmes. Kuko kwihangana kwanyu muzakiza ubugingo bwanyu. Ubugingo bwacu ntabwo tuzabukiza tutarwanye, tukihangana kugeza kwiherezo. Uraza kumbwira se sinakijijwe? Attention kukumva imvugo y'Imana. Amen.
iyo wizeye Yesu Kristo by'ukuri wakira agakiza, uri urakizwa kandi uzakizwa. Wabyumvise? Amen. Muri iryo jambo gukizwa harimo dinamike, harimo urugendo. Ntabwo uvuga ngo narakira agakiza nta kindi, nta uzakanyaka, nakanje iteka ryose. No. Urashobora kugatakaza. Hari inyigisho z'ibinyoma zivuga ngo iyo umuntu akijijwe ngo ntashobora kugatakaza. Ntabwo ko Bibiliya ivuga. None se uriya Dema yari muri ekipe ya Paulo ivuga butumwa, ntabwo yari yakijijwe? Muribaza yuko hari imikino agakiza ku bugingo bwanyu? Kese nimba Yesu yarapfiriye ubusa, nimba byabaye ngombwa ko Yesu ajya ku musaraba kugira ngo akize ubugingo bwawe, ntabwo ari imikino. Amen. Iyi si n'umwanzi w'Imana, ukwiye kubimenya. Ukwiye kumenya iyi si ibyayo, ukwiye kumenya ukuntu yigendamo. Nugenda wakira ibyo iguha byose, uzatakaza ubugingo bwawe. Twarasomye kenshi ngo biri mu isi, ngo irari ry'amaso, irari ry'umubiri, ubwibone bw'ubuzima, ngo nibituruka ku Mana, bituruka ku isi. Kandi ngo isi irashirana n'irari ryayo. Kwa kubimenya, kuko n'abakristo ntabwo bazi isi ibyayo. Uwayiremye arababwira ariko ntibashaka kubyemera. Isi ntabwo igendeshwa n'Umwuka Wera. Isi igendeshwa n'imbaraga z'umwijima. Yesu yaravuze ngo iyi si ni inzu ya Satani. Ngo umunyamaboko ntushobora kwinjira mu nzu ye ngo umutware umunyage ibye utabanje kumuboha. Yari aravuga iki? Yaravuga ko Yesu yaje muri isi kugira ngo abohe Satani, hanyuma amuhambura iminyago, aribo twebwe. Iyi si rero ni wirebe neza, yamize benshi. Muri abo yamize hari uwitwa Dema. Tumurebe. Amen. Uzarebe neza nawe ntuzabe Dema wundi. Timoteyo 2:4 ku murongo wa 10. Umvirize umugabo witwa Dema. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none, ajya i Tesalonike. Amen. Nyumva? Dema yagize gute? Yakunze. Yataye umurimo. Yateranye Paulo. Niki cyamutwaye? Iyi si ndiyo ndababwira. Ngo yageze Tesalonike, yagerenya na Paulo, barakorana umurimo w'Imana, bava mu bihugu ibi, bava mu migi, hanyuma bageze Tesalonike, isi iramukurura, iramumira. Nta n'ahandi Dema uzongera kumva avugwa. Iyi si ngo yaramutwaye. None se ntiyari yakijijwe mbere? Il n'était pas phariseur, yari yakijijwe. Ariko urugamba rwaramunaniye. Isi yaramutwaye. Kubera iki Tesalonike? Tesalonike wari umujyi urimo za ambiance zikomeye. Wajyese? Harimo za boîte de nuit zikomeye. Harimo za maquillage zo mu rundi rwego. Hari imyambarire yayindi karabutaka. Ibi byose mubona biresha abantu, bigatuma bashaka kujya mu ijuru kandi n'isi barayishaka iraryose. Ibyo nibyo byakuruye Dema kugeza aho Imana ivuga ngo ntiyandikwe azabera akabarore n'abandi bose, bamenye ko bashobora gutangira mu mwuka bafite intego yo gukiza ubugingo bwabo, intego yo kujya mu ijuru, ariko isi kazabamira. Aspirer par le désir du monde, aspirer, happé. Murabona abiga byerekeye siyansi y'ibyogajuru, za planete, za galaxie, inyenyeri, astronomie, cyangwa astrophysique tuvuge, hariho ahantu hamira amanyenyeri. Amanyenyeri inshuro 100 izuba, amanyenyeri akomeye afite
afite amatoni n'amatoni amanyenyeri akomeye, ndetse n'andi magalagisi yagizwe na miliyari 100 y'amanyenyeri. Hari ahantu igera hanyuma amanyenyeri akazimira. Urajyumva? Abari imbaraga bazita trou noir. Aho hantu iyo ikintu kizengurutse ntabwo ari ibirometero izwa gupima twebwe, iyo kigeze aho hantu kuvuga ngo ni mamiliyari na mamiliyari na mamiliyari. Bakoresha ibita les années lumière. Ahantu umuco ushobora kugenda umwaka wose, ugenda ibirometero 300 kuri segonde umwaka wose. Niyo cyo gipimo bakoresha. Urumva aho hantu rero trou noir rero aho hantu haba hari imbaraga za rukuruzi. Inyenyeri yanyura hariya cyangwa amasi arenze na yacu, bavuga hape aspire bakayibura. Iyi si rero niko ikora nka trou noir, nayo iraga ugashaka ubukristo bw'umuntu ukabubura. Iyi si ni nka trou noir. Wagize dark hole niko yita mu Cyongereza, trou noir. Inyenyeri kazibura, galaxy nzima ukayibura, igizwe n'amanyenyeri miliyari 100 zirenga. Iyi si rero ifite imbaraga zo kumira abantu ubugingo bwabo. Utamenye rero iyo banga ry'isi, ntushobora kuzarwana urugamba ngo uruzarurangize. Uzagera gataho Satani azakoresha strategy zose kugira ngo akwegereze trou noir ye igukurure. Sigaye ugenda gusa ufite Yesu hano ku munwa, ariko imbere yaratwaye byose ibyo Imana yari yakubibyemo byatumaga mbere ukunda Imana ukiranukira Imana. Nashaka kubabwira rero bene data, izi ni agaciro ebyiri: patience na perseverance. Kwihangana no kurwana urugamba utareba iburyo n'ibumoso, utumbera icyatumye Yesu aguhamagara, utumbera agakiza yagushize imbere, utumbera Yerusalemu yo mu ijuru uzahagere, utumbera kuzabona Imana yakuremye amasomo yandi. Kwese yaravuze ngo ahirwa afite imitima iboneye niyo bazabona Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Turi mu ntambara yo kurangiza dufite imitima iboneye. Iyo rero ni intambara itoroshye. Ibihumanya imitima ni byinshi. Hahirwa afite imitima iboneye niyo bazabona Imana. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Imitima iboneye. Bibaza ko ari benshi bayifite. Yesu yavuze ko ibihumanya umutima ni biki? Ni ukurya ingurube. Ni biki bihumanya umutima? Kandi tubisome. Hega mukwiye kubimenya. Iyi si ni trou noir. Ni dark hole. Ibintu byose Imana yakubibyemo yemvesije muri wowe imyaka 10, Satani akakwegereza trou noir ye byose bikibagirana. Mwaganira umuntu ukibaza ko ntigeze anakandagira mu itorero. Imana yamubibyemo byose. Kumenya Imana Imana iravuga ngo uruzabibu rwanjye ngo niki ntarukoreye, nararuvomereye, nararubagariye, naratunganije byose, nakwiba bibi, nararuzitiriye ngo ntihazi inyamaswa zize kona, ariko wapi wananiye, narushatse w'imbuto ndazibura. Niko Imana ivuga kuri Israeli, na niko Imana ivuga ku itorero. Imana yakubibyemo ibintu byinshi, ariko Satani akakwegereza trou noir byose kabigukuramo bikibagirana. Waganira n'umuntu wagira ngo ntihigeze na rimwe wumva Yesu Kristo. Iyo ni situation turimo bene data. Amen. Dema yahuye niki?
yahuye na trou noir, yahuye na dark hole. Ibintu byose Pawulo yamubibyemo biratakara. Tesalonike ntabwo yari yoroshe, yari ikibazo gikomeye. Bayinyuzemo, Dema arasigara. Pawulo baravuga ubutumwa, itorero riravuka, barakomeza, Dema arasigara. Muri ekipe Imana ibura umuntu umwe, ibura Dema. Ariko bavandimwe, ntabwo turiho turavayo, turiho turajyayo. Nusigara Tesalonike, hari abazakomeza kugeza Yerusalemu. Amashimwe menshi ku Mwami Yesu Kristo. Iyi si uyimenye uko iri. Imana ishimwe. Haleluya. Nashaka kubibutsa ibihumanya umuntu rero, kuko turi ku rugamba rwo gutunga imitima iboneye itanduye. Mariko ibice 7 umurongo wa 17 tugeze kuri 23. Reka Yesu atubwire bimwe mu bintu Satani akoresha mu guhumanya imitima y'abantu. Nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu. Abigishwa be bamubaza iby'uwo mugani. Nawe arababaza ati, mbese namwe ntimugira ubwenge? Ntimuzi yuko ikintu cyinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya, kuko kitajya mu mutima we ahubwo kijya mu nda, kikanyura mu nzira yacyo. Uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. Aravuga ati, ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu habamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira inabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Amen. Ngibyo ibihumanya umutima w'umuntu. Ntabwo ari byarya, nibyo bimuhumanya, ibimubamo, bya bitekerezo by'umwijima. Kandi ahatari ijambo ry'Imana rizima, umutima ntabwo ushobora guhunga ibihumanya. Ijambo ry'Imana niryo ririnda umutima, Satani ntawuhumanye. Iyo ijambo ry'Imana rizima ritakiganza mu mutima w'umuntu, akaba ari mu itorero gusa nk'imihango n'imigenzo, ntabwo ashobora gukira ubuhumane bwa Satani. Ijambo ry'Imana niryo ririnda umutima, kandi ijambo ry'Imana ryizewe koko, rikubahwa kandi rigashirwa mu bikorwa. Iryo niryo ririnda umutima. Kandi mumenye ngo ndangirije kuri ibi, nta gihumanya na kimwe kizagera mu rurembo rwera Yerusalemu yo mu ijuru. Ubimenye ibyo. Dusome ibyesho Yohana turangiriza 21:27. Reka Imana idutsembere hano. Abafite imitima ihumanye ntabwo bazakandagira. Attention. Ijuru ry'Imana rirahenze. Amen. Rirahenze. Nimba mu biteramo by'isi bimwe mwishura amafaranga kuko mushaka kujya mu ijuru ry'Imana, mwibaza ko ari kugenda gusa nkugere. Oya. Hari intambara. Niyo mpamvu izandiko zose zandikiwe y'amatora 7 muri Aziya zirangiza zivuga ngo uzanesha, kuko ni fight. Amen. Agakiza ni gratuit, agakiza ni ku buntu, hanyuma ugatangira urugamba rwo gakomereramo kugeza ku iherezo. Niyo mpamvu ukeneye perseverance na patience. Izo ni agaciro ebyiri urazikeneye. Kwihangana, hanyuma no gukomeza urugamba rwo kwizera no gukiranuka muri uko kwihangana. Dusomere. Muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Amen. Muri rwo ururembo Yohana yamaze kwerekwa Yerusalemu mu ijuru. Amen. Ururembo rw'Imana rufite ubwiza bw'Imana. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, Yerusalemu mu ijuru. Ngo nta kintu gihumanye kizakandagira. None nshaka kukubaza, wowe uzagira umutima uhumanye hanyuma ngo uzagerayo? Ntibatubwira ibihumanya umutima? Nibiriye nibisa nabyo. None nupfa uzavuga ko uzajya
muri ururembo gute? Uzanyurahe kuko nagihumanye na kimwe kizakandagira. Rero nashaka kubabwira rero itorero ry'Imana mubimenye ibihe turimo ni ibihe byo kwitegura hamwe n'inshingano dufite nk'ababyeyi, nk'abana, nk'abanyeshuri, nk'abakora akazi kabo. Tukwiye kumenya ngo hamwe n'inshingano zacu tukwiye gukomeza kurushizaho gusaba Imana biriya bintu bibiri. Hamwe n'ibindi tuyisaba izindi ndangagaciro, tukwiye gusaba Imana la patience et la persévérance. Tusaba Imana kwihangana no gukomeza urugamba dutumbera intego yatumye Imana iduhamagara muri Kristo Yesu. Haleluya. Ntabwo ari aho gutuma umwana, n'urugamba rw'abagabo. Iyo mvuze abagabo ntabwo ari igitsina, ndavuga intwari, abiyemeje. Haleluya. 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 No matter what, I have to fight until the end. Ibyaba byose nkwiye kurwana urugamba, nkihangana, nkakura mu nzira ibyo Satani ashira imbere byose, ariko iriya ntego nzayigereho. Iyo ntego nyanyikwibutse mbere yo kugenda. Amen. Mwumvise ko ubutumwa bw'uno munsi bukarishe? Kuko niko bimeze. Ngiye ntago mbaha ibyo ngiye nakwiye mu mutwe, mbaha ibyo Imana yambwiye ko nkwiye kubaha. Ubyemera utabyemera, ubineze kutabinezererwa, pokea neno la Mungu. Ndio ni ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Reka kuko nimuzashake kumva ibyo mushaka kumva, muzagige cyose muti Imana iravuga iki, bicitwa none iravuga iki. Amen. Pana ngo ndashaka kumva ibi. Ibyo ushaka kumva we ntacyo bizakumarira. Uzahura n'abateka mitwe bazaguha ibyo ushaka kumva. Kuko paravuze ngo mu cyerezo baziziba amatwi, ngo nimumva ukuri, ngo nyuma bazikurura bigisha benshi bajyana n'irari ryabo, bababwira ibyo amatwi yawe ashaka kumva. Niyo mpamvu uyu munsi hariho ubutumwa bucuritse, l'évangile dilué, l'évangile à deux sous, l'évangile aux jambes molles, ubutumwa budashinga. Ubutumwa bw'Imana bwarabucuritse ko abantu bashaka kumva ibyo Imana ivuga. Ariko iyo mbabwiye none nibyo Imana ishaka ko mumva. Mukwiye kumenya ntabwo ari imikino. Satani ararwana urugamba rwa nyuma mbere yuko Yesu aza. Arabizi, azibiye kurusha mwebwe, azibiye kurusha twebwe, azibiye kurusha abana b'abantu, kuko we nikiremwa cyo mu mwuka, arabona ibiyaho bigeze. Ibimenyetso se we ntabibona, ntazi icyo bivuga. Niyo mpamvu rero akwiye kurwanya itorero kugira ngo bishobotse asigarane benshi bashoboka. Ukwiye kuba muri abo benshi, amen, ariko ube umwihariko. Niba bari bakanaka basubira inyuma, we ntubigane. Niba bari abacika intege, we ntubigane. Ukwiye kwihangana kandi ugafightinga, ukarwana urugamba kugira ngo uzagere ku ntego, uzinjire muri Yerusalemu, ururembo rwo mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Kuko nta numwe azabaza ubugingo bwawe, niwe uzabubazwa. Kila mtu na muzigo wake. Buri munsi azikorera umutwaro twawe. Umugore nazikorera umutwaro w'umugabo, umugabo nazikorera umutwaro w'umugore, abana bazakorera umutwaro w'ababyeyi, ababyeyi bazikorera. Nta muntu azabazwa iby'undi. Umuntu wese ngo nibirimbwira, chacun portera son propre fardeau. Umuntu wese azikorera umutwaro we. Ariko nuriya wansubije inyuma, ibyo ça ne tient pas debout. Kuko ntabwo uruhinja. Mwigeze wumva Imana y'ihamagara impinja? Imana ihamagara abantu bazi icyo bahitamo. Ntabwo Imana ihamagara impinja. Urugamba ntabwo ari rw'impinja. Imana ihamagara abantu bazi amahitamo. Des hommes responsables. None se Yesu yavuga ngo nimugende mubwirize ubutumwa bwiza mu byaremwe byose, uwizera akabatizwa azakizwa, utizera azacirwaho iteka. None se umwana yamenye ibyo yizera? Uvuga ngo l'évangile est destiné, ubutumwa bugenewe abamaze kugera ku myaka yo guhitamo. Généralement bavuga 12 ans. À partir ya 12 ans kuzamuka uri responsable imbere y'Imana. Imyaka 12 kuzamuka. Amen. Ubu ufite amahitamo. Hari abantu bakizwa ku myaka 12.
kandi bagakomeza bugakiza kugeza aho barangiza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, amen. Rero nimba rero gukizwa ari amahitamo y'umuntu giti cye, nta muntu azabazwa iby'abandi. Buri muntu wese azabazwa ibye, kuko Imana irazi circonstance wabayemo n'impamvu wemereye Satani ko agutwara. Reka tusome intego twiyibutse, ntabwo nyitindaho, hanyuma tuhite dusenga. Imana ishimwe. Amen. Turajya mu Bafilipi ibice 3:14. Dore intego Pawulo yitwibutse hano. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Amen. Iyo niyo ntego. Intego ni iyihe? Pawulo ngo agira gute? Araranira iki? Je cours vers le but. Ngo ndagenda ntumbera intego. Pour remporter le prix. Nzagere ku gihembo cy'umuhamagaro w'Imana uva mu ijuru muri Kristo Yesu. Umuhamagaro w'Imana muri Kristo ufite ingororano. Pawulo rero ngo yatumberaga ingororano. Nawe ukwiye kumenya ngo umuhamagaro w'Imana muri Kristo ufite ingororano. Ariko iyo ngororano idutegereza iyo tugeze ku ntego. Tuyihabwa tumaze kugera ku ntego. Ntabwo tuyihabwa urugamba tutararangira. Pawulo yaravuga rero ukuntu we abigenza ngo yibagirwa ibiri inyuma agasingira ibiri imbere. Imana ishimwe cyane. Uko biriya byiri inyuma nibyo Satani ashobora gukoresha ngo yongera gukurure agusubiza inyuma. Rero bavandimwe, uyu munsi ukwiye kwibaza ku byerekeye agakiza kawe, ukibaza niba ibyo bintu bibiri bifite patience na perseverance. Ese urugamba rurimo cyangwa waramaze kudepoza intwaro z'Imana? Ese uracyaharanira ingororano y'umuhamagaro wavuye mu ijuru? Ko Pawulo yavuze neza ngo ni umuhamagaro uva mu ijuru, ntabwo ari umuhamagaro wo mu isi. Ntabwo ari umuhamagaro wo mu isi, umuhamagaro wo mu ijuru. Ese uracyaharanira kuzagera ku ngororano y'umuhamagaro w'Imana wavuye mu ijuru muri Kristo Yesu, cyangwa wowe nta rugamba urimo? Rero uyu munsi rero ubitandukanye kwihangana utegereje gusa no kwihangana urwana urugamba kugira ngo uzagere ku ntego yatumye Imana iguhamagara muri Kristo Yesu. Nturebe ku bandi, kila mtu na mzigo wake. Nturebe ku bandi, kila mtu na mzigo wake. Nturebe ku bandi, umwe wese azikorera umutwaro we. Imana ishimwe cyane. Amen. Duhamagariwe gufashanya, turwane urugamba tururangize, ariko igihe ubona yuko abantu bari barakina, we nukwiye kubigana, ukwiye kubagendera kure, kuko ubuzima ubugingo bwawe burahenze. Yesu yaravuze ngo umwana w'umuntu byamumarira iki kunguka isi yose ikabiye, isi n'ibirimo, agatakaza ubugingo bwe. Ikintu ufite gihenze kidafite agaciro runaka karenze ibiciro byose n'ubugingo bwawe. Ton âme est au-delà de toute estimation en termes de prix. Ubugingo bwawe burenze igiciro icyo ari cyo cyose. Amen. Yesu aravuga ngo isi yose n'ibirimo bakabiguha, hanyuma ugatakaza ubugingo bwawe, ngo byakumarira iki? Arera kwereka ko ubugingo bwawe burusha agaciro isi yose n'ibirimo. None se we nibiki wumva wowe wagurana ubugingo bwawe? Ku rubanza se rw'Imana ruhari ko ruzaba koko? Umuntu wese wanyuze muri isi kuva kuri Adamu azahagara imbere y'intebe y'urubanza y'Imana. None umubwiriza aravuga iki? Ngo dore impanuro niyi, ngo indunduro yarumviswe niyi, tinya Imana. Amen. Ukore ibyivuga. Haleluya. Wumvira amategeko yayo, ngo kuko Imana izashira mu rubanza buri kintu cyose, ari igishwe ari kigaragara, kuko Imana irazi ibintu byose byabayeho
kuzageza ku cyanyuma. Uyu munsi rero Imana rero idufashe kugira ngo turwanire urugamba rwo kwizera kugeza ku iherezo. Ntitube mu bigare, ntitube gusa mu bantu babyina, ntitube gusa mu bantu bakurikira abandi, ntitube mu bantu bashaka gushimisha abandi, ntitube mu bantu bajya mu materaniro gusa iyo babonse umwanya, ariko le reste de leur agenda ubundi mwanya bibereye mu byabo, ntibanibuka n'urugamba kurubaho. Narangiza kuri iki, iyo urugamba rugihari utakirurwana aba ameze gute? Iyo urugamba rugihari rugikomeza hanyuma umusigara akaba atikirwana aba ameze gute? Utarwana nuko yamaze gufatwa mateka, gufatwa mpiri. Nimba wowe nta rugamba urimo kandi turi umukristo, urugamba rwo kwizera, intwaro z'Imana utazikoresha, wowe nta bindi umuntu ashobora kuvuga, warafashwe mpiri. Asigaye gusa ko bizagaragara rero umaze gupfa ukabona ko wari wafashe mpiri. Reka rero dusenge. Nawe wisengere nimba ukunda ubugingo bwawe kandi ndizera ko ubukunda. Mwami, turakoresa ubugingo bwacu kugira ngo buri muntu wese iri jambo rimukangure. Nimba waramuhamagaye akaba yaratangiye urugamba, umuhe Mwami kuzarukomeza kuzageza azarusoza. Ntazafatwe mpiri nka Dema ngo akurwe n'isi, ariko azarugwane urugamba rwo gukiranuka, urugamba rwo kwizera, kuzagezaho azagera kugufata icyatumye umuhamagara, ariryo kamba ry'ubugingo. Iri jambo Mwami rikomeze rikora akazi mu mitima yacu, ndetse n'abazaryumva kuri internet. Iri jambo rizamukaruza rikoresha, uzakomange ku mitima y'abantu bose bazaryumva, bamenye icyo gukora, bamenye ikiruta ibindi bakwiye kwitondera muri iki gihe cya confusion spirituelle ihari muri isi yacu. Urakoze Mwami kubwira ijambo. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusaba n'Umwuka Wera binyante twese. Amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.